nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza ndetse mbaha n'ikaze kuri iki gice gikurikira cyabanje muri iki gitabo cya Dieudonné d'Amour, igitabo kigaruka ku mpamvu zishimangira yuko ugukira gushobokera buri wese ariko bikaba biharanirwa. Ikaze. Ubushize twagarukiye ku ihame rya kane, ihame rigaruka ku kugira ubuzobere mu byo ukora. Umuntu uzi cyangwa ufite uburyo akoramo ibintu mu buryo bwihuse kandi ku giciro cyo hasi niwe ufite ubukire mu ntoki ze. Ibyo ni ibyavuzwe na Philip Mger, ni umuhanga w'umunyamerika wubatse mudasobwa. Aho tuvugiye aha ufite ubushobozi bwo kugera ku bintu biruta ibyo wagezeho mbere. Muri wowe wifitemo impano zihagije kugira ngo ube cyangwa se ukore cyangwa se ugire ibirenze kure ibyo wagezeho kugeza ubu ngubu. Ibi ni ukuvuga ko ufite ubushobozi bwo kuba wakwiga icyo ukeneye kwiga, ko kuba wabona ibyo ukeneye gukora kugira ngo ugere ku ntego wiyemeje. Iyo ubona umuntu acuranga violin cyangwa se iningiri ya kizungu, ukabona undi ari gucuranga umuziki wa kera bita classical music, ukabona ba Koffi Olomide ndetse n'abandi batandukanye barimo kuririmba injyana ya Kinyafurika, abantu ntabwo batekereza ko babikora kubw'impanuka. Iyo umunyabugeni akoze intebe, akabati, ameza n'ibindi byiza kandi bunonosoye mbese by'akataraboneka, nta muntu wavuga ko aba yabikoze ku buryo bw'impanuka. Buri gihe iyo ubonye umuntu akora ibintu ku buryo butangaje, ugomba kwemera kandi ugaha agaciro ibyo bintu yakoze kuko aba ari imbuto z'ubuzobere bwe. Ugomba kumenya ko kugira ngo umuntu akore ikintu cy'akataraboneka icyo ari cyo cyose bimufata ibyumweru, amezi cyangwa se imyaka kugira ngo akore ako kazi kagoye kandi gasaba gutegurwa neza. Reba nk'igitabo cya Bibiliya, ntubona ko bigoye kugisoma se? Impamvu ni uko kuyandika nayo ubwayo byagoranye. Abantu banditse igitabo cya Bibiliya byabatwaye iminsi myinshi, amezi n'imyaka kugira ngo bayirangize. Inshuti yanjye ikomeye cyane yitwa Pangras, umwe mu barimu b'abapadiri bakomeye mu Rwanda, yambwiye ko kugira ngo ashyire hamwe, ategure ndetse asubiremo ibyo aza kubwira abantu rwose bakeya inshuro imwe mu gihe cy'isaha imwe ngo bimutwara nk'amasaha 100 yitegura. Gutera imbere muri bizinesi ntabwo ari impanuka. Iyo uri umucuruzi ukiga isoko ryawe neza, ukamenya kandi ugashyira ku murongo ibyo wakagombye kugeraho, ugakoresha telefone na interineti kugira ngo uhe gahunda abantu, ukagerera ku kazi igihe kandi witeguye, ukabana neza n'abantu, ibicuruzwa na serivisi ukabyerekana neza, abantu babishaka ukabitaho. Aho uramutse uteye imbere ntitwavuga ko ari ibintu byaje gutyo gusa cyangwa se byakugwiririye, ahubwo aba ari umusaruro w'imbaraga washyize muri ibyo byose twavuze haruguru. Muri iki gihe turimo mu isi yacu hari ibintu bikabije byo kutishimira ibyo abandi bagezeho. Kubera ihangana rikabije ririho, umuntu bimutwara imyaka myinshi kugira ngo amenye gukora neza ibyo akora, mbese kugira ngo ingufu yashoye zimugarukire. Ariko igitangaje ni uko abenshi nta bushake bafite bwo gukora uko bashoboye ngo babigereho. Aho kugira ngo biteze imbere bahitamo gusubiza abandi hasi. Aho kugira ngo batere imbere batangira gushaka urwitwazo, bemeza kandi bagasobanura ibyo babona bituma batagira icyo bageraho. Nibwo uzumva bakubwira cyangwa babwira abandi ko wageze iyo ujya, ko nta bundi bushobozi ufite bwo kwiteza imbere. Ubundi iyo bahuye n'uwamaze gutera imbere baragira bati wowe wagize amahirwe, naho twe nta mahirwe tugira. Ariko twese ukuri turakuzi. Turi mu isi igengwa n'itegeko, akajagari ntago kemewe. Ikintu cyose kigira impamvu yacyo, bityo rero kugira ngo ugire icyo ugeraho kigaragara, imikorere yawe igomba kuba iri ku kigero gihebuje cyane. Mu mateka ya muntu niko byahoze kandi na n'ubu niko bimeze. Mbese gutsinda cyangwa se guhirwa ubibona ute? Kugira ngo twumve neza icyo kugera ku bintu bisobanura, reka twifashishe ibintu bibiri. Icya mbere ni imikino n'ubucuruzi. Muri ibi byombi ibihembo ni icyubahiro bigenerwa umuntu cyangwa se urwego rwarushije abandi. Mu mikino iyo abantu batsinze tubaha icyubahiro cyabo tukanabataka. Naho mu bucuruzi amafaranga yacu tuyashyira ku bicuruzwa cyangwa se serivisi bitangwa n'ibigo tubona biduha ibijyanye n'agaciro k'amafaranga dutanga. Ibi byombi rero bidusaba kugendera ku bwiza n'ubukaka, ibyo bita quality and excellence, kugira ngo dushobore guhitamo ukwiriye guhembwa mu mikino n'uwo dukwiriye kugura nawe mu bucuruzi. Nta kundi byigeze bimera kutari uku no kuva mbere. Isoko naryo rigenera inyungu cyangwa ibihembo kuri ba bantu cyangwa se babacuruzi b'intangarugero, bamwe bakora batikoresheje. Ikindi kandi rigenera ba bandi batagira icyo bitaho, bamwe birirwa bicaye baterera agati mu ryinyo, ribagenera ubushomeri cyangwa se kwiyumvamo ko ntacyo bashoboye. Ikindi kintu cya kabiri tuvugaho ni indwara zo mu mutwe abantu banduye. Mu gihugu cyacu ndetse no mu bindi bihugu byinshi byateye imbere hari ibintu bibiri byabaye nk'indwara zo mu mutwe. Iya mbere ni icyo twakwita gusarura aho utabibye. Iya kabiri ni icyo twakwita kunyura y'ubusamo. Buri kimwe muri ibi uko ari bibiri gishobora kugukoma mu nkokora ntubashe gutera imbere.
naho iyo byombi bibereyeho icyarimwe byo biba ari ibindi bindi. Reka duhere ku ngingo ivuga ku gusarura aho utabibye. Gusarura aho utabibye ni indwara igaragara ku bantu bibwira ko bashobora gushora duke bakunguka byinshi. Baba bibwira yuko bashora $1 bakabona 2. Buri gihe bahora bashakisha uburyo bwatuma bagera ku kintu batacyishyuriye igiciro gifite. Aba ni ba bantu bahora bashaka ko aho bageze hose hagira umuntu bafungurira urugi cyangwa ari uko basunitswe n'abandi. Aba bantu rero barwaye bene aka kagene nta kindi bakora uretse kunyuranya n'itegeko tuzi twese. Iri tegeko rivuga ko umuntu agomba gusarura aho yabibye, ko umuntu agomba gukora agategereza icyo bizatanga kandi ko nta kintu kibaho kidafite aho giturutse. Aba rero baba banyuranyije na rimwe mu mahame agenga guhirwa. Iryo hame rigira riti kirazira kunyuranya n'amategeko ngenderwaho muri iyi si maze ngo wiyingire kuzahirwa. Kwica amategeko agenga isi ni kimwe no kwica amategeko agenga uko ibintu bikurikirana mu kirere. Ndakeka ko waba warigeze wumva inkuru y'umuntu wasimbutse inyubako y'ama etaje 30 ashaka kwiyahura. Uko yamanukaga ngagwe hasi yageze kuri etaje ya 15 mugenzi we ajya mu idirishya arasakuza aramubaza ati mbese bimeze gute? Undi wamanukaga amusubiza nawe asakuza ati aho ngeze ni byiza. Umuntu wese ugerageza gusarura atabibye cyangwa se akagerageza kwigwizaho iby'abandi azabona yuko ameze neza mu gihe gito, ariko uko iminsi igenda niko azasanga yerekeza mu mwobo munini atazikuramo. Aha rero wamugereranya na wa muntu wasimbutse ama etaje 50. Ntuzareke ibi bikubaho mu buzima bwawe b'amaso. Tuvuge ku ngingo yo guca inzira y'ubusamu. Indwara ya kabiri abantu banduye ni ugushaka buri gihe guca inzira y'ubusamu. Aba bantu bahora bashakisha uburyo bworoshye kandi bwihuse bwo kugera ku ntego zabo. Mu gihe abandi bavunika amezi n'imyaka kugira ngo bagire ubumenyi runaka, bo bashakisha inzira ya bugufi yo kubigeraho. Bafata ibibazo byabaye akarande bagashaka kubikemura mu munsi umwe kandi ku buryo bworoshye. Bene aba bantu usanga bitabira ibintu bigezweho bakeka ko bishobora gutuma bakira vuba. Ni ba bantu usanga bitabira tombora ndetse bagashora imari yabo mu bintu batagize icyo baziho namba. Bapfa kuba babona gusa ko bizabungukira vuba. Mwene aba bantu bangiza amafaranga yabo baba barakoreye imyaka myinshi kugira ngo barebe ko hari icyo bahageraho ku buryo bwihuse kandi bworoshye. Kwitoza gufasha abandi, gufasha no kugira icyo umarira abandi cyangwa se ubakorera byongera amahirwe yawe yo guhirwa ku buryo utakekaga. Kwiyemeza kugira icyo umarira abantu bikongerera agaciro mu maso yabo kuko babyishimira. Uku kwishima kwabo rero bishobora gutuma uhirwa. Ugomba kubahiriza itegeko rigira riti icyo uzamarira abandi nicyo uzahemberwa. Mu isi ibintu byose bihora bipimye, icyo washoye nicyo ubona. Niba ushaka ko ibintu byiza kandi byinshi bikugarukira, ugomba nawe kwita ku bwiza n'ingano y'ibyo ukorera abandi. Kimwe mu bibazo ugomba kwibaza buri gitondo ni iki gikurikira: ni gute narushaho gufata abakiriya banjye neza uyu munsi? Ese ubundi abakiriya bawe ni bande? Abakiriya bawe ni abantu bose ibyo ukora bigirira akamaro. Aba bantu iyo bishimiye ibyo ubakorera byanze bikunze ubona inyungu, bikagaragaza ko wazamutse mu ntera, kumaze kumenyekana, kumaze gutera imbere mu kazi kawe ndetse no gushaka amafaranga. Jya umenya abakiriya bawe bimena. Umubare w'abantu bakugana ntushobora kuwumenya. Byonyine umukoresha wawe niwe mukiriya wa mbere. Impamvu ni uko ikintu cya mbere ugomba gukora ari ugushimisha umukoresha wawe. Ugerageza gukora ibintu ubona ko ari ingenzi kandi bikwiriye gukorwa mu gihe runaka. Iyo uri umuyobozi, abakozi bawe aba ari abakiriya bawe. Inshingano zawe ni ugukora ibibashimisha kugira ngo nabo bakore akazi kabo neza bita ku babagana. Ku mucuruzi cyangwa se kuri rwiyemezamirimo, abakiriya babo bimena ni abantu bakenera kugura ibicuruzwa byabo ndetse na serivisi. Ugomba guha no gukorera abantu ibyo bakeneye. Uru ni urufunguzo rwo gutunga no gutunganirwa kuko nta handi bajya gutanga amafaranga yabo baguciyeho. Iyo umuntu yakoze arahembwa. Ntabwo umuntu abona icyo ashaka ahubwo abona icyo akwiye. Iri ni ihame ridasubirwaho. Mu kazi kawe ukora ugomba kwibanda ku kintu gishoboka cyose, ukizera ko yaba inyungu cyangwa se ibihembo ufitiye inyota ubibona ubigomba. Iyo utabaye inyangamugayo n'umunyakuri ukagerageza kubona ikintu utagomba, nta kindi bishya bishyira uretse kunanirwa n'ibibazo byinshi. Ruswa n'ibindi byaha binyuranye, ubunebwe no guca inzira y'ubusamu, nta kindi biba bigamije uretse kubona ibintu ariko mu by'ukuri utabigomba. Ijambo ry'icyongereza bita deserve, kugomba ikintu, rituruka ku magambo abiri y'Ikilatini ariyo de na servus. Aya magambo yombi yagiye hamwe biravuga ngo from service, bisobanuye biturutse ku cyo wakoze. Abantu benshi bahorana kwiheba bakeka ko badashobora guhirwa no kuba mu mudendezo. Mu by'ukuri nta muntu wemerewe kutabona ibyiza biboneka mu buzima. Gusa bipfa kuba biciye mu kuri ukabibona bitewe n'icyo nawe wamariye abandi.
icyangombwa ni ukumenya icyo ugomba gukora ubundi ugategereza ikizavamo. Akazi kawe ni ukubiba ubundi ugategereza umusaruro. Gukora akazi kawe neza cyane ugomba kubigira intego. Icyo gihe umusaruro uzaba mwinshi cyane wisukiranya, ariko atari kubw'amahirwe ahubwo ari ukubera ko uzaba wabikoreye. Jya ukora akazi kawe neza. Hari umucuruzi ukomeye cyane wo mu Rwanda wigeze kuvuga mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku buzima bwe yanyuzemo, yagize ati kora akazi kawe, ukora akazi kawe kandi ugakora utikoresheje, ukore cyane. Nugira ibibazo kandi ndabizi ko bizabaho, uzakora icyo ugomba gukora kandi ushoboye. Muri ako kazi ndetse no muri uwo mubabaro niho hazaturuka ibyishimo byinshi mu buzima bwawe. Data umbyara yigeze kumbwira ko nubwo natangira ubucuruzi budakomeye cyane, icyangombwa ari uko mba mfite umugambi wo kuba uwa mbere muri ubwo bucuruzi ndimo. Bitabaye ibyo birutwa nuko nareka kubitangira. Nushaka gukira vuba cyangwa se kubona indonke ntibizakugwa amahoro. Bizarangira ubonye ko watakaje igihe cyawe n'amafaranga yawe ku busa. Ariko igihe cyose uzishyiramo ko ugomba kugurisha ibicuruzwa na serivisi zinoze kurusha undi muntu uwo ari we wese muri kumwe mu irushanwa, ntutezuke na rimwe ku ntego yawe yo gukurikirana icyo utumbereye, bizarangira ugeze kuri byinshi mu kazi kawe wahisemo. Nk'uko byagenze kuri wa munyamerika witwa Steve Jobs igihe yabaga uwa mbere mu gukora computer za Apple. Nawe ushobora kwibona washinze ikigo gikomeye mu Rwanda cyangwa se muri Afurika. Gushinga ikigo gikomeye cyane si byo byangombwa, ahubwo ugomba kwiyemeza gukora akazi kawe no gufata neza abakiriya ku buryo bushimishije, kuko ibi nibyo bitanga icyizere cyo kuzagira icyo ugeraho mu bihe bizaza. Nk'umuntu ugomba guharanira kuba umwe mu bantu 10 ba mbere bakora neza ibijyanye n'ibyo nawe ukora. Kwiyemeza ibiri munsi y'ibi ntibigukwiye habe na gato. Ugitangira iyemeze ko ikintu cyose kizagutambamira uzakigizayo, kuzashakira umuti ikibazo icyo ari cyo cyose, kandi ko witeguye kuba mu ba mbere mu byo ukora. Nubwo byagusaba iki, itegure gutanga ibishoboka byose. Kugira ngo ugere ku rwego rwo gukora ibintu neza mu kazi kawe bitwara amezi n'imyaka myinshi. Ugitangira iyemeze ko uzakoresha igihe cyawe cyose gishoboka kugeza igihe uzagirira ubushobozi bwo kujya ukora akazi kawe neza. Imbuto z'umugisha zera ku giti cy'umuruho. Byose ni ukubiha igihe. Benjamin ni umunyeshuri twiganye mu Bushinwa wakomokaga muri Australia. Yari umuhanga cyane mu byo guteka. Uyu twigeze kubana mu nzu imwe yambwiye ko byamusabye kwiga imyaka 7 kugira ngo agere ku bumenyi bwose yari afite. Yatangiye yiga ukuntu batunganya imbuto n'imboga. Ibi yabikoze umwaka wose kugeza igihe byageze akamenya kumva neza imiryohere y'imbuto n'imboga mu kanwa ke, bitewe n'uko zimeze, uburyohe bwazo butandukanye ndetse n'ibyo bifashishije mu kuzitegura. Mu mwaka wakurikiyeho yakurikiye ibya salade, yiga nuko bategura imboga n'imbuto byoroheje. Yakoreshaga magana n'amagana y'amasaha yiga uko bategura urusenda, amasupu, ibirungo n'amafunguro atandukanye. Nyuma y'imyaka 7 yakoze ikizamini gikomeye cyane, hanyuma ahabwa impamyabushobozi mu byo guteka. Impamyabushobozi twavuga ko ari nayo yiyubashye kurusha izindi zose ku isi mu byerekeye guteka. Nyuma yaje kwimenyereza akazi muri resitora imwe ikomeye yo muri New Zealand. Aha ngaha akaba yarayoborwaga n'umuntu w'umuhanga wayoboraga igikoni muri iyo resitora. Nyuma y'imyaka 5 abantu benshi bo muri Aziya no mu Burayi batangiye kumushaka ngo bamuhe akazi. Yari afite ubushobozi bwo kuba umuyobozi w'igikoni muri resitora iyo ari yo yose ku isi cyangwa se agatangiza iye. Amahoteli n'amaresitora byabaye ibya mbere ku isi yose ni ibyabashije kubiyegereza ndetse no guhakaza aba batetsi. Aba bahanga mu guteka bahembwa neza cyane ku buryo niyo bageze aho bava mu kazi kubera izabukuru nta kibazo bagira cy'amafaranga. Mu by'ukuri dore uko byagenze. Kugira ngo babe abatetsi b'abahanga nuko bazi gutekereza ibintu bishya. Barabanje bagira ubumenyi buhagije kuri buri kintu mu bijyanye no guteka. Bize buri buryo bwo guteka bwose bwari bwarigeze kwigwa no gukoreshwa n'abahanga babayeho ku isi mu guteka uko imyaka yagiye ihita. Ntago bahutiyeho ngo bahindure uburyo bwo guteka bari barigishijwe bataragera ku bumenyi buhambaye. Abantu benshi bakora ubucuruzi muri iki gihe biyumvisha ko bashobora gutangirira hejuru hanyuma bikabahira cyane. Kubanza kumenya neza ibintu by'ibanze mu kazi kabo ntibiba bibashishikaje, ahubwo baba biruka. Ntibajya bamenya ko kugira ngo ugire ukigeraho mu gihe kizaza ugomba kubanza kwerekana ko ushoboye gukora akazi kawe neza. Ese ubundi umuntu ukora akazi ke ku buryo bushimishije umubona ute? Igihe cyose uzakora akazi kawe ku buryo bushimishije ugahora ushaka kukanoza ngo kabe keza, nibwo uzamenya neza kutibeshye ku byo wahisemo gukora. Ibi nanone bigaragarira ku kuntu ufata neza abantu bakora ibintu nk'ibyo ukora cyangwa se ibyo utekereza gukora. Abantu bose bahiriwe usanga bishimira bakanubaha babatanze mu kibo. Muri make abababoneye izuba muri ako kazi bakora. Icyo wishimira ni nacyo ukurikirana. Ibi rero binatuma wishimira abantu bamaze gutera imbere kukurusha, bityo ugahora wihatira kumera nkabo.
aba nibo bagomba kukubera icyitegererezo. Ugomba kuzajya ugereranya ibyo wagezeho n'ibyo bagezeho uko uzajya utera imbere. Kuba mu ba mbere mu kazi hari abo bitajya bigira icyo bibwira, wagira ngo baba bishimiye kuba mu ba nyuma nk'uko bigendekera mu isiganwa rya marato. Ntibashobora gutekereza yuko hari icyo bashobora kugeraho, ntacyo bibabwira na busa. Icyabo ni ugucungana no kuramuka gusa kurusha kugera ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Ikibabaje cyane kurushaho ni uko abadafite namba batajya bishimira ugize icyo yigezaho. Birirwa bamuvuga bakamuryanira inzara ndetse bakanagerageza no kugaragaza ibibi bye. Bifatanya n'abandi baciriritse maze bakirirwa bongorerana bamuvuga inkuru zitandukanye. Imyitwarire nk'iyi ntishobora gutuma umuntu atera imbere. Ntabwo wakwirirwa uvuga nabi umuntu umaze kugera ku mikorere ishimishije ngo nawe uzapfa ubigezeho. Ntukagire ikibazo ku bushobozi bw'umuntu cyangwa se ibyo amaze kugeraho, ahubwo ikiruta ni uko wamwitegereza maze nawe ukigana ibyo byiza bye. Icyo ugomba kumenya cyiza ni uko ibyo umuntu wese yakoze nawe ushobora kubigeraho. Iyo umuntu yagize icyo ageraho mu kazi ke ni ikimenyetso cy'uko nawe ushobora kugira icyo ugeraho muri ako kazi. Burya ushobora kugera ku byo abandi bagezeho. Umuntu aremye ku buryo adashobora kugira inyota yo kugera ku kintu cyangwa se imimerere runaka ngo bimunanire. Ashobora kuba umuntu ashaka kuba we, upfa gusa kugaragaza ubushake bwo kubikorera cyane kandi bihagije. Hari abantu baba baragiriwe umugisha bagahabwa impano ziruta iz'abandi. Ibi bituma bihuta cyane mu byo biga kandi ku buryo buboroheye. Hari abandi bitwara igihe. Aha rero ni naho abantu batandukanira. Abo kwiga bitwara igihe bisaba yuko babona umwanya uhagije wo gusubiramo. Ibi bishatse kuvuga ko mu gihe kiri imbere amahirwe yawe yo gutabarukana intsinzi ari mu bushake n'ubwitange bwawe. Ubundi hame rivuga yuko ibyo ukoreye imyitozo byose ukabisuramo inshuro nyinshi bizageraho bigahinduka akamenyero cyangwa se ubukorikori bwawe. Byose rero biterwa n'igihe wabishyizemo. Intsinzi ntago ari umusaruro wo kwifuza gutsinda kuko buri wese abifite muri we kandi ntawe byananira. Ahubwo intsinzi ikomeye ituruka mu musaruro w'ubushake bwo kwitegura gutsinda. Aha nshobora kuvuga nti uburebure bw'aho ushaka gusimbuka cyangwa uburebure bw'urugendo ushaka kugenda bukubiye muri iki kibazo. Ndabishaka cyane bingana iki? Iyo ushaka cyane kugera ku ntego runaka y'ubumenyi ndetse ukaba uniteguye kuba wamara igihe kirekire ubishakisha, nta kintu na kimwe gishobora kugutangira. Byanze bikunze uratinda ukabigeraho. Burya buri kigwi ni igiteranyo cy'utuntu igihumbi cyangwa se ibihumbi by'utugwi dutoya cyane abantu batabona cyangwa se ngo biteho. Ikintu cyose umuntu agezeho aba ari igiteranyo cy'amasaha ibihumbi, ingufu, umubabaro, amajoro, imyiteguro, amasomo y'imyitozo n'ibindi umuntu atagenda yitaho. Ariko iyo ubishyize hamwe kandi ukaba wizera ihame ryo gukora imyitozo, nta kabuza bizaguhira. Igihe cyose uzakora utikoresheje kugira ngo ugere ku bushorishoro, ukemera bikagufata igihe gikenewe, ibihembo bishimishije bizaza kandi bizaza byikurikiranya. Hari umuvandimwe wigeze kwandika agira ati, ibintu bihambaye abantu baba baragezeho bakaba babitunze ntabwo byaje nk'impanuka, ahubwo babikoreraga igihe abandi babaga basinziriye amajoro n'amajoro biyusha ibyuya. Ubu ngubu twavuga ko abantu bagize icyo bagera ari abantu biyusha icyuya bakarara rwantambi. Ibi bakabikora mu gihe bagenzi babo babaga bibereye mu rwenya bareba televiziyo n'ibindi bibarangaza ngo igihe kigende. Iyo witeguye ikintu neza Imana iguha umugisha. Hari ihame rya P6 cyangwa se P6. Iryo hame rigira riti kwitegura neza kandi imbere y'igihe bituma hatabaho gukora nabi. Ubushake bwawe bwo kwitegura neza nibwo buzakugaragariza niba uzakora ikintu neza, aho uzagarukira n'ingano y'ibyo uzasarura. Ni gute wamenya aho ugeze mu myiteguro yo kugira icyo ugeraho? Biroroshye, hindukira urebe impande zawe zose. Amategeko yose yaba ari ryo gusarura aho wabibye, yaba ari impamvu y'ibintu n'ingaruka zabyo, yaba ari ryo guhuza ndetse n'iryo gukoresha ubwenge, yose yemeza ko ibyo umuntu akora bigaragara inyuma biba ari ishusho y'ibitekerezo by'imbere muri we. Ibi bishatse kuvuga ko mu bihe bizaza ubushobozi bwawe bwo kuba wakora akazi kawe neza cyane ari wowe ushobora kubwihagarikira bitewe n'uburyo wiyemeza gukora ikintu. Iyo umuntu ageze ku kintu cy'akataraboneka burya kiba kibanjirijwe n'ibindi bikorwa bisanzwe wenda bitagaragara cyangwa se umuntu atakwitaho. Iki gikorwa cy'akataraboneka kandi gitwara amasaha n'amasaha, umuntu arabyitondera akitegura akabyiga akanabisubiramo. Ibi rero bibonwa n'abantu bake, ariko iyo wagize icyo ushora cyera kabaye ugira icyo ukuramo. Iri tegeko ryo gusubiramo ibintu uramutse urikurikije neza ryagufasha cyane. Byongeye uko umara igihe kirekire ukora kugira ngo ugere kure niko ujya kubona ukabona inyungu zikomeye cyane ziraje ku ndunduro. Ibintu byose uba waragezeho bigaragara hanze biba bijyanye neza n'imyiteguro uba warakoreye imbere muri wowe.
Iyo bibayeho ko utishimiye ibyo ukora bigaragara hanze n'ibyo ukuramo, nta kindi ukora uretse kongera ukireba ukisuzuma. Ni ngombwa ko imbere muri wowe haba impinduka kugira ngo hazashobore guhuza neza n'ibyo ukora bigaragara hanze. Guhora utyaza ubwenge bigomba kuba intego yawe nyamukuru. Niba wibuka muri wa mutwe twarebye ujyanye no kwiha intego, nari nagusabye intego 10 wumva ushaka kuzageraho mu mezi 12. Nari nanagusabye guhitamo imwe muri izo ntego 10 wumva yakugirira akamaro cyane kurusha izindi uramutse uyigezeho. Noneho ndagusabye wongere usubiremo uwo mwitozo. Iyo warangije kumenya neza ikintu gikomeye ugamije ari nayo ntego yawe rukumbi nyamukuru, ugomba kwibaza uti ni ikihe kintu ngomba gukora neza byanze bikunze kugira ngo ngere kuri iyo ntego. Uzi neza kandi ko kugira ngo ugere ku ntego yawe kandi uyikomeze ugomba kuba warabanje kwitegura bihagije. Bityo rero ni ubuhe bumenyi bwihariye ukeneye guteza imbere kugira ngo ugere kuri iyo ntego ikomeye kurusha izindi? Urutonde rw'intego zawe rugomba kugendana n'urutonde rw'ubumenyi ukeneye. Hagomba urutonde rw'ubumenyi ugomba kunguka kugira ngo buri ntego yose igerweho. Nta kintu kibaho kidafite impamvu yacyo. Nk'uko indogobe igomba kuza imbere y'ikikurura cyangwa se gusama bibanziriza ukubyara, gutyaza ubwenge bigomba kubanza kubaho hanyuma bikaguha umusaruro. Jya umenya ubumenyi ugomba gushingiraho. Kimwe mu bintu bikomeye cyane bikunda kuvugwa muri business no mu rwego rwo gushaka intsinzi mu buzima nibyo bita iby'ingenzi umuntu ashaka kugeraho. Ubu bushobozi bwo kumenya ibyo umuntu ashaka kugeraho ni ubumenyi ndakuka kandi bw'igitangaza ugomba kuba ufite kugira ngo ugere ku bintu bikomeye mu kazi ukora. Haba mu kazi cyangwa mu mwanya runaka uba warahamagariwe kugira ngo ugire ibintu runaka ugeraho. Ni ukuvuga ko rero ari umushahara wawe, ari ukuzamuka mu ntera, hari ejo hazaza hawe, byose bigengwa n'umusaruro ubyaza ubumenyi bwawe. Ugomba kugira ubushobozi bwo kumenya neza ibintu ushaka kuzageraho no kubishyira ku murongo. Iki ni ikintu cy'ingenzi ku buryo budasubirwaho niba ushaka kuba kabuhariwe mu byo ukora. Tuvugisha ukuri, usanga abantu bahirwa mu buzima bibanda mu mirimo ishobora kubashyira mu kaga igihe batayikoze neza cyane nk'akazi bashinzwe. Ibi bintu ngenderwaho rero ushaka kuzageraho, iyo wabimenye biba ari ikintu cyihariye uba wagezeho kandi cyawe nta wundi ushobora kukikubazwa. Ni ibintu umuntu ashobora gupima kandi ni wowe ubwawe ugomba kubigenzura. Uramutse utabikoze nta wundi wabikora. Ibyo biba ari ibintu ngenderwaho wagezeho, ni umusaruro uba wavuye mu kazi kawe. Undi muntu wo ku ruhande arabifata akabibona akabyinjiza mu mutima we. Ibi kandi ni ibintu bigize imikorere y'ikigo icyo ari cyo cyose. Reka dutange urugero. Iyo uri umucuruzi icyo ugomba kwitaho ni ukugenzura igihe urangije gucuruza hanyuma ukamenya ibyo abakiriya batumyeho ngo bazagure. Iyo amasezerano yo kugurisha yarangiye bihita byinjira mu gice gishinzwe kumenya ibyo abakiriya batumijeho ngo bagure. Bihita byinjira kandi mu gice gishinzwe ibaruramari ndetse n'igice gishinzwe gukora ibyo bicuruzwa. Iyo rero ibi bintu wumva uzageraho byabashije kumenyekana, abandi bose babishingiraho bikababera uburyo bagomba kwitwara neza. Iyo ugitangira ugomba kumenya neza ibintu wumva by'ingenzi ushaka kugeza ku kigo cyawe, hanyuma ugahita utekereza ku bumenyi bwa ngombwa cyane ufite ku buryo buhagije kugira ngo ugere ku bintu byagaragaza ko ukora neza cyane mu kazi. Ni ibihe bintu wageraho bikureba bikakwitirirwa? Kugira ngo umenye ibintu by'ingenzi bigomba guturuka mu kazi uzaba wakoze, ni ngombwa kwibaza uti ni ibihe bintu nshobora kuzageraho hanyuma bigatuma mpembwa neza nkanashimirwa cyane. Mu bintu byose nkora ni ibihe bifitiye akamaro ikigo nkoramo? Koko se ubundi mpemberwa iki? Iyo umaze kumenya neza ibintu witeze kugeraho hanyuma ukabikurikiranya uhereye ku cy'ingenzi uzi cyane kugeza ku cyanyuma, uba warangije kwiharurira inzira mu kazi kawe. Niko rero ugomba kwiyemeza gukora neza abantu bakakumenyera kuri ibyo bintu nubwo byaba ari bike bwose. Kugira ngo ibintu bizakugendekere neza mu kazi kawe ugomba mbere na mbere kwita cyane ku byo wumva wiyemeje kuzabona nk'umusaruro uzagirira akamaro gakomeye umukoresha wawe ndetse n'ikigukoramo. Igihe cyose uzaba udakora neza bikwiriye nibwo uzabona watangiye guhura n'ingorane mu kazi kawe mu bijyanye n'iki cyangwa kiriya. Jya umenya ibintu hagati ya 5 na 7 uzi gukora neza. Ntibikunze kubaho ko umuntu agira ibintu biri hejuru ya 7 ashoboye gukora neza. Ibi bintu ni imirimo yihariye igomba gukorwa kugira ngo akazi kabashe kugenda neza. Mu kazi akariko kose ibi bintu hagati ya 7 na 5 bigomba kubaho. Iyo uri umucuruzi hari ibintu 7 ugomba kuzirikana. Ibyo ari byo kureba ejo hazaza, kugirira icyizere abantu no kubana nabo neza, kumenya ibyo abantu bakeneye n'ibibazo byabo ndetse no kwerekana uko wabisubiza, kumara impungenge abantu, kugenzura uko wacuruje, kumenya kugurisha ku bandi bantu ibyo waguze ahandi ndetse no kumenya isano iri hagati y'umukiriya wishimye n'uburyo azakuzanira abandi baguzi. Ibi bintu uramutse utabikoze neza cyane ubucuruzi bwawe ntibwatera imbere.
Niba uri umwe mu bayobozi, dore ibintu 7 ugomba kwitaho: iteganyamigambi, gushyira ibintu kuri gahunda, gushaka abakozi, kumenya ko zimwe mu nshingano zawe ushobora kuziha abandi bakagufasha, kugenzura ndetse no gutanga raporo. Akazi kawe kazagenda neza cyane muri rusange igihe cyose kimwe muri ibi bintu 7 kizaba cyakozwe neza. Gukora nabi bishobora gutuma wica akazi kawe kandi bigatuma nta cyizere wagira cyo kuzakagumamo. Iyo uri umubyeyi, hari ibintu 5 ugomba kwitaho: kumenyesha, kugaragaza ko witaye ku muntu, ukamwubaha, ukamutetesha, ukibuka kumushimira kubera ibyo yakoze. Twabonye ko iyo ukora ubucuruzi hari ibintu 7 ugomba kuzirikana. Mu kazi kose cyangwa mu byo tuba tugerageza gukora, byanze bikunze haba hari ibintu bike cyangwa se byinshi dushingiraho kugira ngo akazi cyangwa se ikigo runaka kibe cyagira icyo kigeraho, bitihise bikakigendekera nabi. Ufite ubushobozi bukomeye. Ubushobozi bwawe ufite bukomeye ni ugutekereza. Ubu bushobozi bwo gukoresha ubwenge rero buguha kuba wagera ku cyo wifuza ndetse no kumenya ejo hazaza hawe uko hameze. Hari abantu benshi bareka ibintu bikaba uko byakabaye, bagakora ibibajemo, hanyuma bagira Imana bakabona babashije gukora ikintu mu buryo buringaniye. Kandi ni gake uzasanga aba bantu bikebuka. Kugira ngo utere imbere mu kazi kawe, ugomba guhora ureba, ugasuzuma ibyo ukora, ukanashaka inzira zatuma biba byiza kurushaho. Ugomba kugira ubumenyi ntashyikirwa bwagufasha kugera kure. Ugomba gukurikiza ihame ryo kunoza ibintu ku buryo buhoraho. Ni iki kigena ibyo winjiza? Hano hari ikintu gikomeye abantu bavumbuye. Iyo ufite intege nke mu kintu kandi ari cy'ingenzi, nibyo bikugaragariza uko uzitwara no mu bindi. Nibyo bizagena ibyo winjiza, ukuzamuka kwawe mu ntera ndetse n'ejo hazaza hawe mu kazi. Reka dufate urugero. Mu bucuruzi ushobora kuba uzi ibintu byose, ubikora neza ku buryo bushimishije, icyakunaniye akaba ari uguteganya ibishoboka kuzabaho. Izo ntege nke mu gukeka ibishobora kuzabaho nizo zizagena ingano y'ibyo uzacuruza n'ibyo uzinjiza. Igihe uzaba ukora ibintu byose neza ku buryo bushimishije, kugenzura uko wacuruje akaba ari byo byakwihishe, izo nazo ni intege nkeya zizanagena ingano y'ibyo uzacuruza n'amafaranga uzunguka. Iyo uri umuyobozi w'ikigo runaka, ugatunganya akazi kawe kose neza, ariko ugasanga kumenya abantu bashobora kugufasha byarakwihishe, izi ni intege nke zishobora gutuma usubira inyuma. Nta na rimwe ushobora kugera kuri byinshi mu kazi kawe. Ikintu cy'ingirakamaro gishobora kugufasha ni ukwemera ko mu rwego runuru hari icyo udashoboye. Birashoboka ko waba udafite ubwo bushobozi bwihariye, akaba ari nayo mpamvu ugaragaza intege nke. Ibi biterwa n'uko iyo udakunda ikintu ushakisha uburyo bwose bwatuma udahura nacyo mu kazi kawe. Bityo rero bigatuma ugenda ugaragara nk'umuntu utagize icyo ashoboye muri ibyo bintu. Imikorere yawe udashobora kwibwiriza ngo uyinoze. Iyo byagenze gutyo rero nibwo utangira kwihagararaho ndetse no kwisobanura by'amafuti. Ugatangira kwitwaza ngo aho ucururiza nta kigenda ni habi, cyangwa se ngo ibicuruzwa byawe na serivisi nta kigenda ni bibi. Ukitwaza ubuyobozi, ukitwaza ko kwamamaza kwanyu nta kigenda, cyangwa se ukitwaza ko ari ipiganwa rikabije. Utitonze rero ushobora gusanga ibintu byose wabigizeho urwitwazo, maze ugasigara wishyize ku karubanda, ugahora wivuruguta muri ibyo bibazo gusa. Dore ikibazo rero ugomba kwibaza kugira ngo ubashe gutera imbere. Kugira ngo ubashe gutera imbere mu buryo bwihuse, dore kimwe mu bibazo by'ingenzi ugomba kwibaza mu kazi kawe: ni ubuhe bumenyi ushobora guteza imbere ku buryo buhoraho bukagira icyiza bukungura mu kazi kawe? Birashoboka yuko ukimara kumva kino kibazo wahita ukibonera igisubizo. Ese igisubizo cyawe ni ikihe? Udashoboye kugisubiza, wakwegera abo muri kumwe ukababaza. Wibuke ko ukuri utabaza ugasaza utamenye. Nta cyiza wageraho igihe cyose utegera abantu b'inyangamugayo n'inararibonye ngo bakubwire uko babona imikorere yawe. Niba ukora mu byo gucuruza, wakwegera umuyobozi wawe akakubwira aho abona ufite intege nke. Ushobora gusaba umuyobozi wawe cyangwa se undi muntu akaguherekeza, akakwicara iruhande yitegereza uko ucuruza. Nyuma y'ibyo ukamusaba kuba yagira ibyo akugiraho inama yatuma urushaho gukora akazi kawe neza. Inama yose akugiriye ni byiza ko wazayishyira mu bikorwa ubutaha. Rimwe na rimwe ushobora guhindura akantu gato cyane ku mikorere yawe, ukabona ibyo ugezeho bibaye byiza cyane kurushaho. Niba uri umwe mu bayobozi, ujye ubaza umukoresha wawe cyangwa se abakozi niba kuri bo hari icyo wakora kindi cyagufasha kunoza akazi kawe neza. Icyo bazakubwira cyose uzagitega amatwi kandi ucyakire neza. Uzajya wirinda kwihagararaho no gushaka buri gihe urwitwazo. Mu cyimbo cy'ibi ujye ubabaza ugira uti nk'urugero. Nibamara kuguha urugero ubabaza uti nta kindi, hanyuma utega amatwi witonze. Uzajya utega amatwi ibikwerekeyeho ubwirwa n'abandi.
uzajye wibuka ko abandi bantu bakureba bihagije. Niba ushaka gutera imbere ngo wigire ejuru, ugomba buri gihe kugaragaza ubushake bwo gutega amatwi abakujora ku buryo bwubaka. Abantu benshi twifitemo ubuhumyi bwo kutabona aho dufite intege nke. Akenshi usanga iyo umuntu agerageje gutunga agatoki aho tugaragaza intege nke, dutangira gushwana nawe twihagararaho tunashaka urwitwazo. Uzasanga dushimangira ko ibyo bintu tubishoboye koko cyangwa se hari abo turusha kubishobora. Kuri wowe rero siko byakagombye kugenda. Niba ushaka kuba indashyikirwa mu byo ukora, ugomba kumenya gutega amatwi abandi buri gihe, ukumva uko babona ibyo ukora kugira ngo urusheho kunoza akazi kawe. Intego yawe igomba kuba iyo kugera ku rwego rwo hejuru. Icyo byagusaba cyose, kabone niyo byagusaba kwicisha bugufi ndetse no guhara icyubahiro cyawe. Ntuzigere wihanganira ubwirasi n'ubwiyemezi, hato bitazakubuza kugera ku isonga mu kazi kawe. Uzegera umukoresha wawe akubwira icyo wamara mu kigo cye, akugira inama. Uzakore uno mwitozo, andika buri kintu cyose wumva ushaka kugeraho ari nacyo cyatumye uhabwa akazi. Fata urwo rutonde urushyire umukoresha wawe, hanyuma umusabe gutondekanya akurikije uko kimwe gikenewe kurusha ikindi. Ese ni ikihe kintu umukoresha wawe yakweretse kiza ku mwanya wa mbere? Ese ni ikihe yakweretse kiza ku mwanya wa kabiri? Ese ni ikihe kiza ku mwanya wa gatatu, bityo bityo. Guhera icyo gihe rero uru rutonde ugomba kurufata nk'iteganyamigambi ryawe. Ugomba guhora uganira n'umukoresha wawe kugira ngo uru rutonde ruhore rugezweho. Ibyo ukora buri munsi ugomba kwizera ko bihuye n'ibyo umukoresha wawe afata nk'ingenzi wagombye ko urimo gukora icyo gihe. Ibyo ukora buri munsi ugomba kwizera ko bihuye n'ibyo umukoresha wawe afata nk'ingenzi wagombye ko urimo gukorera ikigo. Uko byagenda kose ugomba kwiyemeza kubikora neza kandi ukajya urushaho kubinoza. Igihe uri umukoresha rwiyemezamirimo cyangwa se ukora ubucuruzi, ugomba kwimenyereza gukora ibintu bifitiye inyungu ikigo cyawe gusa. Ikintu kimwe gusa ariko gikozwe neza gishobora gutuma ikigo cyawe cyigaragaza. Ugomba kugenda urushaho kunoza akazi kawe. Mu myaka y'1950 n'1960, Abayapani bazanye impinduka mu bukungu bwabo bwari bwarangijwe n'intambara. Bagendeye ku ihame rya Kaizen. Mu Kiyapani ijambo Kaizen rivuga ko kunoza ari uguhozaho. Iri hame ryemera ko buri munsi habaho utuntu dushobora gufasha umuntu kunoza akazi ke, maze akaba ari two yibandaho buri munsi. Buri mukozi kuri buri rwego ashishikarizwa kugira ikintu akora buri munsi, nubwo cyaba gitoya, kugira ngo anoze akazi ke. Ibyo bintu byose akora iyo bigiye hamwe uko igihe kigenda, nibyo bizatuma habaho akazi nyako kandi keza ku buryo butangaje. Iri hame ryo guhora wongera umurimo unoze rishobora gutuma uhirwa mu kazi kawe. Iri hame ritwigisha ko tugomba kunoza ibintu gahoro gahoro, ko atari ugusimbukira icyarimwe ngo ikintu duhite tukigeraho. Kugira ngo ugere ku rwego rwo gukora akazi kawe neza ndetse no kuba kabuhariwe mu kintu icyo ari cyo cyose, n'urugendo rurerure. Dusaba igihe no gukoresha imbaraga ukora utuntu twinshi, nubwo twaba dutoya bwose. Iyo tugiye hamwe dutuma ugera ku mikorere myiza cyane mu kazi kawe. Mu gukura kwanjye kimwe n'abandi bantu benshi, nagiye ndangwa no kutigirira icyizere no kwisuzugura gutangaje. Numvaga nta kintu na kimwe nshobora kuba mu muhanga. Nyuma natangiye kujya mbona abantu bateye imbere mu kintu runaka, nkumva ndabyishimiye. Ariko n'ubundi nkumva ntacyo mvuze imbere yabo, nkumva buri gihe bandenze. Nahitaga ntekereza ko bashobora kuba barahawe umugisha n'ubwenge, ubuhanga ndetse n'ubushishozi njye ntari mfite. Ariko umunsi umwe naje kuvumbura ikintu gikomeye. Navumbuye ko buri muntu wese afite ubushobozi bwo kugira ikintu yamenya gukora neza. Nabonye ko kugera ku kintu ukamenya kugikora neza ari ukubikorera bitavukanwa. Ni ibintu bigenda gahoro gahoro bigafata igihe kirekire, ariko kera kabaye umuntu abigeraho. Kugira ngo ugere ku bushobozi bwo gukora ibintu byiza, bishingira ku buryo ufata ibintu no kwemeza gushingira cyane ku mpano n'ubushobozi. Buri muntu wese ahera hasi. Nyuma yaho hari ikintu gikomeye cyahinduye imyumvire yanjye, haba kuri jye no ku kazi kanjye. Naje kubona ko buri muntu wese wari umeze neza mu kazi ke yari yarigeze kuba adafite namba. Uyu munsi umuntu wese uri mu b'imbere ku murongo aba yarigeze kuba mu b'inyuma. Umuntu wese umeze neza ari ku mutambiko wo hejuru w'urwego aba yarigeze kuba ku mutambiko wo hasi warwo, hanyuma akagenda yurira akarinda agera ku mutambiko wo hejuru. Umuntu wese ubona akora nk'ibyawe kandi ukabona yarahiriwe, hari igihe aba yarigeze kuba atarabyinjiramo na gato. Mu by'ukuri ushoboye kandi ushobora kugera ku bintu byinshi cyane mu nzego nyinshi kurusha undi muntu uwo ari we wese. Ushobora kuba kabuhariwe mu kazi kawe uramutse ubyiyemeje. Umuntu ushobora kugukoma mu nkokora nta wundi uretse wowe ubwawe wakwinanirwa hanyuma ukihagarika.
ibintu biri hanze y'ibitekerezo byawe sibyo bishobora kukubera intambamyi yo gukora ibintu bishimishije, ahubwo ni wowe ubwawe ndetse n'ubwenge bwawe ushobora kuba kabitera cyangwa se nyirabayazana. Ujye wibuka ko inkomoko yawe cyangwa se aho uturuka atari cyo kibazo. Ikintu cy'ingenzi ni ukumenya aho werekeza. Ibitekerezo byawe nibyo byonyine bishobora kubangamira ejo hazaza hawe. Ufite ubushobozi bwo kwiga ikintu icyo ari cyo cyose wakenera kugira ngo ugere ku ntego yawe wiyemeje. Ikintu cyose wakunze ushobora kugikora neza cyane. Upfa gusa kuba ufite ubushake bwo gukora uko ushoboye kose. Reka mbashimire ndetse munyemerere mbe nsubikiye aha ngaha, tuzasubire mu gice kizakurikira iki ngiki.